ndagarutse ndagarutse pe ndagarutse narababwiye ngo naragarutse ndi hano I'm here for you naje meze nka Rwanda Revenue I am here for you ndahari niba mutanshaka nta kibazo basi nimuze ngenda bashaka sibyo ako basi nanjye nimunshaka sindi umuntu wanyu dukunda breaking news ja sasa inkuru tuyaganiraho uyu munsi ni ukuri kw'Imana nanjye hari ibintu mbona n'ukuri nkumva birenze ubwenge bwanjye reka tuyitangire gutya ngahari kujya ubwenge hagiye ikibuno. God have mercy upon us. Ni gute twisanze aha? Ese birashoboka yuko umuntu ashobora gufata ubwenge akabugurana ikibuno? Igisubizo ni yego. Ndabizi neza uratunguwe. Naye nkimara kubyumva byabanje kuntungura pe. Reka nkubwire ukuntu bimeze. Hari ukuntu uhura n'umuntu ukamureba ukabona ari fiti, umubiri ari fiti, kibuno cyuzuye kabisa no kiri fiti cyuzuye, mwajya kuganira umutu ukagira ngo uzuyemo ingunguru y'amazi. Ngo bimeze gute rero? Ngo hagize gutya ngo bagize gutya ngo bavumbuye agashinga ngo k'ikibuno. Ngo abahanga mu bya management baravuga bati icyo kibuno cyaguranwa ubwenge natwe tukakimanaginga. Ni gute twisanze ahantu mu by'ukuri? Reka nangire mwiyumvire. Okay, nanjye ndabizi mbyizwe ko nteye neza am confidence nabikubwiye ku bihumbi 9. Okay, nanjye ndabizi mbyizwe ko nteye neza am confidence nabikubwiye ko ndi confidence yabyo mu karere ka Rusizi uzwe kugira ikibuno kinini. Yes. Kandi ni confident. Yes, of course, niyo mazina yanjye. Yeah, rakoze. Turi kumwe kandi ndi na Dogso. Nkaba ndi manager w'ikibuno cyanana. Cyakoze guys muri creative kabisa. Ni ukuri muri creative. Ngo uragowe wasiwe. Ngo dore ishyano rirakuziye. Ngo Satani n'abambari be barakumanukiye. Urajya hehe? Ngo nuko muri iyo minsi ngo haduka agashinga ko kuzunguza ikibuno. Ngo nuko bose barangije bakishoramo. Ngo subisara barasizora bibasira zino nce. Ngo nuko abahanga mu bya management na business baravuga bati tukamanaginga ako gashinga k'ikibuno. Ngo sugukusanya ubwenge bati iki kibuno ni njyewe kimanaginga. God have mercy upon us. Ngo nuko ikibuno barakizunguza abandi nabo barakimanaginga. Ngo nuko birangije ikibuno kirabahira ngo kiburiza indege kibageze i Kigali. Ngo nuko bageze i Kigali kubera hiti bari bafite n'ikibuno cyabo batangira kubona za interview kuri za televiziyo. Nuko bageze kuri za televiziyo ikibuno barakomeza barakizunguza ariko bavuga n'Urwongereza. Ubwo Urwongereza bararuvuga ariko Urwongereza baruvuga ukagira ngo rwakoreye mu Bushinwa. Neza am confidence nabikubwiye ko ndi confidence yabyo. Wasiwe ukiremwa wari mwiza ariko none urahuzagurika turahangayitse tuzaho tuganisha ahazaza hawe nahimana. Ngo nuko abahanga bariho muri icyo gihe baritegereza bagira bati icyo umutima ushaka amataguranwa itabi. Nuko bakomeje kwitegereza hiti ikibuno gifite nuko bahera ko baricara umugani barawuhindura bagira bati icyo umutima ushaka cyangwa icyo hiti ishaka ikibuno kigurana mu bwenge. Nuko bakomeza gukora za interview bagaragaza ikibuno n'ubwenge buke. Nuko wabaza uti kuki mufite ubwenge buke bakagusubiza bagira bati am confident. Ubwenge buva mu kibuno. Ngo nuko ako gashinga k'ikibuno barakayoboka abandi barakamanaginga bishyira kera. Ngo ariko icyagiye kigaragara nuko abantu benshi babatse agashinga k'ikibuno
ubwenge bwabaga ari ntabwo nuko wabaza impamvu abafite ikibuno batitaye ku bwenge bakagusubiza bati iby'ubwenge si ngombwa upfa kuba ufite ikibuno. God have mercy upon us. Na management yacyo ngo nuko muri iyo minsi hatuga agashinga kitwa Save Brain for the Future, ugerageje kuvuga mu rurimi rwacu nko kubikira ubwenge hazaza. Nuko iby'ubwenge buke bikomeza kwamamara gutyo, ubwo kandi ntibyagarukiraho ngo biza no gufata indi ntera ngo bigera mu bagabo, batangira kujya mu mahabara bagata abagore babo mu rugo. Ngo nuko muri iyo minsi ngo hariho umukinnyi wari ufite hiti yewe afite n'amafaranga, ngo nuko amafaranga aramushimashima birangira yiroshye mu mahabara. Iryo bari kumwe none ntaba ari ryo bari kumwe ejo, iryo bari kumwe none ntaba ari ryo bari kumwe ejo. Ngo nuko birakomeza bigenda bityo, ababireba barumirwa bakamuvugiriza induru, ngo nawe akagira ngo ni ukumushima, ngo naho ni ukumukwena. Nibwo bicaraga bamucira imwe mu migani bagira bati inkubisi y'amabyi irayitabikiriza, umanika agati wicaye wajya kukamanura ugahagarara. God have mercy upon us. Utazi ubwenge ashima ubwe. Ngo nyuma yo bamucira iyo migani yose ariko n'ubundi yanga kumva, ihabara kurindi. Ngo nuko abahanga mu byo guhanga icyo gihe bari bariho bitegereza uburyo ngo yari afite urugo rwiza, ngo bareba uburyo yishoye mu mahabara. Ngo niko kumuhangira igihangano ngo bagira bati uri igipfapfapfa uri igipfayongo, ngo uri imboga mu cyansi we uri amata mu cyungo we, iyorere mama iyorere, iyorere we nyagusa wararaye we. Ayo ni amakuru ari ku mihanda, tubishimiye imihanda. God have mercy upon us. Reka tumaze tubirebe ngo byagenze gute ubundi hake. Ubusaga ya mpano yarangiye tayari, ubu hafashwe indi chapitire nshya. Ariko ubu mwe Kigali mujya muyimenyerera. Mu minsi ishize hari amakuru agiye avuga ko DJ Crash ndetse na Byiringiro Radio bafitanye umubano udasanzwe. Gusa abo bombi babibazwaga mu itangazamakuru ntabwo babyemeraga, barabihakanaga bakavuga ko ari inshuti zisanzwe. Gusa kugeza kuri ubu amakuru ava mu nshuti za hafi za DJ Crash ndetse na Byiringiro Radio aremeza ko ngo aba bombi DJ Crash ndetse na Byiringiro Radio bagiranye umubano udasanzwe mu minsi mike cyane ishize. Gusa ngo ubu bamaze gushwana ngo bitewe nuko Byiringiro Radio muri iyi minsi ngasiga afite undi mukobwa mushya wacuditse witwa Sozera Erua. God have mercy upon us. Bibutse ko Byiringiro Radio n'umugabo wa Keria uwase byemewe n'amategeko, ndetse mu kwezi gutaha kwa 11 bazaba bamaze imyaka ine barushinze, kuko barushinze tariki 7 mu kwezi kwa 12 mwaka 2021. Orchestre Marade Kigali niyo yigeze kuririmba igira iti ngayo nguko rero turaganiriye tumennye habiri koko. Hanyuma rero rwose gusa hari ibindi bintu twarenzaho nyuma byo tuganiriye aha ngaha. Bo rero amakuru hari ngira ngo wenda mwakomeje kuyumva, uriya mukinnyi afite umugore ariko ngo ibyarimo mwabyumvishe simbigarukaho, mwumvishe indirimbo bamutuye n'imigani bamuciriye. Akomana namwe ntago mworoshye, ibintu ntago ari njye bivuze, ni ibintu mwanditse. Ndabakunda cyane, Imana ibaho umugisha. Hasta la vista.